Yesu yadupfiriye, nkubonye ndawutakambira, ngwambabarire Yesu mwamahi, izina rye ryo yanyogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Imana irambwira ngo nkuzengurukije igihugu cy'u Rwanda uvuga ubutumwa, nkuzengurukije umujyi wa Kigali. Imana yavuganaga nanjye mba Rurindo ariho ntuye. Imana irambwira ngo ndanakwimuye ngiye kugutuza mu mujyi wa Kigali. Niba uri hano waravuganye n'Imana, iri shimwe riba ribanje gutambuka kugira ngo wongere umenye ko Imana itajya ibeshya. Ntabwo irya ruswa ngo bazakurya amashimwe yawe, ntabwo bishoboka. Ntabwo yibagirwa ntikiranirwa, ibyo yavuganye nawe izabikora. Ariko dusohotse amateraniro, Imana ikohereje umuhanuzi hariya ku irembo na bodaboda zacitse n'ijipo yashaje cyangwa ipantaro yatobotse. Arakubwiye ati ariko Imana iri kubona ibihe wajya gugirana nayo, ajya gushaka abavuzi. Hari abantu bavuga kwera bakaba mu rusengero ariko bagahakana imbaraga zako. Hari abantu batakigira kwizera. Hari abantu biringiye imbaraga z'abapfumu, biringira abakonikoni. Hari abantu biringiye imbaraga zabo, bumva ko amafaranga yabo ashoboye. Ariko muri iki gitondo Imana iri kuvugana nawe ngo wongere ugaruke. Arangije Imana iramuheha, iramukubura, arapfa. Apfa ku mwaka wa 41. Nuko urugendo rwa Asa rwarangiye. Tuvuge ngo Imana itubabarire. Ngo bamushyira ngo mu bintu bihumura ariko ari intumbi. Ibintu byose watunga, V8 watunga uri intumbi mu mutima, mvugira ngo ntacyo bimaze. Amafaranga wagira uri intumbi, ngo bamushyize ngo umurambo we ngo mu bihumura, ngo mumva yari yarifukuriye. Kutumvira Imana no kudahozaho mu gusenga ni ukwifukurira imva. Kudakorera Imana no kutizera Imana mugendana ni ukwifukurira imva. Aho wagenda hose, waba wicaye hose rero udakiranukira Imana ngo mugendane, ntacyo bimaze. Tugiye gusenga Imana. Zaburi yatubwiye ngo ikintu twakora nuko twababera turi mu isi, kuko abera bo mu isi nizo mfura Uwiteka Imana yishimira. Ntabwo ari abera bamaze kugera mu ijuru, ni abera bakiri mu isi. Kandi twasomye ngo ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Asa aba arapfuye. Serikeye nziza ndagira ngo ubwire ko nta kimaze. Umuntu iyo yapfuye aba yapfuye, ahubwo igifite agaciro ni ugukiranukira Imana. Wazanataha ugataha ukiranuka. Tugiye gusenga Imana. Imana irashaka ko duhozaho mu gukiranuka. Haleluya. Imana irashaka ko duhozaho mu gusenga. Hey! Hey, Bo! Hey! Hallelujah! Hey! Subiramos. Tema!
nanone. Yeah. Hey, Mwami Mana, tuzahora tugushima Mwami Mana we. nitegereje umusaraba wo Yesu yadupfiriye nkubonye ndawutakambira ngwambabarire Yesu mwamahi izina rye ryo yanyogesheje amaraso ye Yesu ahimbazwe ya soko nziza yozibya nejejwe nuko nayinjiye niyo Yesu ahoranyejesha anywejesha Yesu mwami wacu Yesu mwami dukoma amashyi turirimbe cyane we izina rye ryo yanyogesheje amaraso haleluya Yesu ahimbazwe. Reka twongere dusuhuzanye mu izina rya Yesu. Muri aho ndabasuhuje bene data bo kuri Cyangugu. Ni ubwa mbere nkandagiye ahangaha, ariko mu buryo bw'umwuka tuba turi kumwe mu itorero rya Kristo. Abageze mu nzu y'Imana bikemera ukaba wumva wicaye umeze neza, dukomere Yesu amashyi tumuhe n'icyubahiro. Turashimira Imana ko tubonye iminota 30 yo kuganira ijambo ry'Imana. Imana ibishimirwe. Nababwiye ko nitwa Ernest Ndikumana, ndi umuvugabutumwa kubera Imana. Ndi umugabo Yesu yagiriye neza, ndi umugabo ujya ukunda kwigisha abantu ku bintu byitwa transformation cyangwa guhinduka kuvuye ku Uwiteka. Arampamagara ankoramwe ibitangaza, iyo ndi kugenda mba ndi ubuhamya bugenda, iyo ndi kugenda mba ndi ibitangaza by'imirimo Imana yakoze bigenda. Njya mbwira abantu ngo ubuzima bwacu bukwiye kugaragaza umurimo Kristo yakoze muri twebwe. Mu rugo rwawe umugore wawe n'abana cyangwa umugabo n'umukozi niba umugira, bakaba aribo bantu ba mbere bahamya ko bari kubona uri umurokore. Waba wicaye mu cyumba uri wenyine nta wundi muntu muri kumwe, nawe wakwireba imbere n'inyuma ukabona uri umurokore. Haleluya. Ibyo byarangira mu rusengero no muri korari ubamo no muri community ubamo, hano mu rusengero waba urimo bakavuga bati wa mugabo w'umurokore, wa mugore w'umurokore yateranye. Mbese muri kunyumva? Waba uri aho ukora mu kazi, abantu bavuga ngo turashaka Ernest w'umurokore, bakavuga ngo uwo tuza aho akorera. Ndashimira Imana rero ko ngeze hano, tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ishimwe rimwe njya ndibanza, irindi nkarisorezamo. Ishimwe ngiye kubanza, ndashimira Imana ko yampaye umwuka wera. Niba uri muri iri teraniro ukajya wumva, niba uri muri iri teraniro ukaba ujya wumva Imana yaraguhaye umwuka wera, Imana icyubahiro, kuko ntabwo ari iby'abantu bose. Iyi Mana yacu ni Imana ivugana natwe turi ahantu hiherereye, nta muntu uhari, ariko yajya kubisohoza ikaturonshinga. Turashimira Yesu ko ajya dukorera ronchi y'ibyo yavuganye natwe. Iyi Mana yavuganye nanjye ndi gusenga, irambwira ngo ni Imana impamagaye.
nabaga mu murimo w'Imana. Natangiye gukora umurimo w'Imana ndi mutoya, mfite nk'imyaka 10 muri korali y'urubyiruko ncuranga ingoma, nza kumenya gucuranga senti, nza kumenya gucuranga gitari zose, ngira impano yo gutoza abaririmbyi. Mba mw'ibyo bintu njya muri kaminuza, abantu banyita dirija wa korali, ariko umunsi umwe ndi gusenga numva Imana inkomanzeho irambwira ngo ibi bintu birahindutse. Icyampa muri aya materaniro nawe Imana ikaguhindurira ibintu. Irambwira ngo nkuvanye muri domaine y'abacuranzi n'abaririmbyi, nkujyanye mu ivugabutumwa rikoresha Bibiliya, kandi nkujyanye mu ivugabutumwa ry'abanyamasengesho, mu ivugabutumwa ry'abahanuzi. Ibimbwira ndi njyenyine, irangije irambwira ngo iranzengurukije. Imana irambwira ngo nkuzengurukije igihugu cy'u Rwanda uvuga ubutumwa, nkuzengurukije umujyi wa Kigali. Imana yavuganaga nanjye mba Rurindo ariho ntuye. Imana irambwira ngo ndanakwimuye ngiye kugutuza mu mujyi wa Kigali. Niba uri hano waravuganye n'Imana, iri shimwe riba ribanje gutambuka kugira ngo wongere umenye ko Imana itajya ibeshya. Ntabwo irya ruswa ngo bazakurya amashimwe yawe, ntabwo bishoboka. Ntabwo yibagirwa ntikiranirwa, ibyo yavuganye nawe izabikora. Ahubwo tugiye kwinjira mu ijambo ry'Imana, ube maso nanjye mbe maso. Ntabwo dufite iminota myinshi, ariko Imana irabana natwe. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko yoroshye ijyanye n'ubundi n'ibihe turimo by'igaburo ryera, aho tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo gukiranuka ni uguhozaho. Haleluya. Gusenga ni uguhozaho, gukorera Imana ni uguhozaho. Haleluya. Ikintu Imana ishaka ku muntu wicaye muri uru rusengero mu gusenga ni uguhozaho. Ikintu Imana ishaka ku muntu wicaye muri uru rusengero mu gukorera Imana ni uguhozaho. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ndetse n'icya mbere cy'iby'abami cyangwa cy'abami. Turahera mu gitabo cya mbere cy'abami ibice 9 ku murongo wa 11. Igitabo cya mbere cy'abami ibice 9 ku murongo wa 11, paje 340, umurongo wa 11. Asa uwo yakoraga ibitunganye Uwiteka nk'uko sekuruza Dawidi yakoraga. Yirukanye abatinganyi abakura mu gihugu, akuraho n'ibishushanyo byose base bari bariremeye. 13. Ndetse yirukana na nyina Maka mugabekazi, kuko yari aremesheje igishushanyo cy'ikizira cya Ashera. Asa amutemera igishushanyo. Igitabo cya kabiri cy'ibyo ku ngoma ibice 16. Tubanze dusome umurongo wa mbere tubone gukomeza ku murongo wa 7, paje 424 mu isezerano rya kera. Umurongo wa 16, ibice 16 umurongo wa mbere. Mu mwaka wa 36 ku ngoma ya Asa, Basha umwami w'Abisiraheli atera i Buyuda, yubaka i Rama ngo yimire abajya kwa Asa umwami w'Abayuda n'abavayo. Dusimbuke dusome ku murongo wa 7. Umwami w'Abayuda aramubwira ati, kuko wiringiye umwami w'i Siriya, ntiwiringire Uwiteka Imana yawe, nicyo kizatuma ingabo z'umwami w'i Siriya zigukira. Murongo wa 8. Mbese Abanyetiyopiya n'Abarubimu ntibari ingabo nyinshi bikabije, bafite amagare n'abagendera ku mafarashi byinshi cyane, ariko kuko wiringiye Uwiteka arabakugabiza. Turikiriza ngo amena. Zaburi ya 16 umurongo wa 3, paje 523. Abera bo mu isi nibo mfura nishimira bonyine. Dusoreze mu byahishuwe. Dusomye amagambo menshi, ariko muri hangana niko Imana yayatanze ngo tuzayaganireho. Igitabo cy'ibyahishuwe ibice 22 ku murongo wa 12. Igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice 22 ku murongo wa 12. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega. Dusomye amagambo atari makeya, ariko yose agaruka ku nsanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo gukiranuka Imana idushakaho ni uguhozaho. Haleluya. Turi kuganira ku ijambo rivuga ngo gusenga Imana idushakaho ni ukugira gute? Ni uguhozaho.
turi kuganira ku ijambo rivuga ngo gukorera Imana, Imana idushakaho ni uguhozaho. Insanganyamatsiko iyo yumvikanye ushatse wasenga ugataha, abantu baba bari mu mwanya bagomba kubamo. Gusenga ni uguhozaho, kurya igaburo ryera ni ukugira gute? Ni uguhozaho. Imana ibaha umugisha, ndumva muri kunyumva. Iyo usomye Bibiliya ukinjira mu ijambo ry'Imana, ubona ko Imana yatoranije ubwoko bw'Abisiraheli ikajyana nabwo. Ntabwo ndi buvuga amagambo menshi kubera iminota dufite, ariko ndashaka kukubwira ko ariyo Mana yagiye ikabakura mu Egiputa, Farawo yarinangiye yaranze kubarekura. Aha naho harimo isomo rikubwira ngo kiranukira Imana, usenga Imana. Ba Farawo banze kurekura ibintu byawe, hari Imana iza kuba gukubitira bakabirekura. Imana ishimwe. Farawo ngo arinangira, Imana irangije irema igitangaza. Njya nigisha abantu ijambo ry'Imana, naryigishije kuri paruwasi ya Gicumbi, ndababwira ngo umuntu ukiranuka agasenga Imana akagendana nayo. Abantu bahariya namwe nizere ko muri kunyumva, mutere haleluya. N'abahariya Imana ibaha umugisha, namwe turi kumwe. Iyo umuntu akiranukiye Imana akagendana nayo agasenga, akabaho Imana ishaka kwaba, agakora ibyo Imana ishaka ko akora, umuntu ukugambaniye aba afashe umwanzuro. Iyo tubaye aho Imana ishaka ko tuba tugahozaho, turi kwiga ku ijambo ryitwa guhozaho. Imana igikora igitangaza cyemeza ibyadufatiye ibintu. Sinzi niba muri kunyumva. Farawo wafashe urubyaro rwawe, Imana ikarema igitangaza kimwemeza akarurekura. Vugira ngo amena. Urubanza rwawe rwananiranye rwaritendetsemwe abantu, Imana ikarema ikintu kibemeza bakarekura urubanza rwawe. Iyo ni Imana yonyine ishoboye gukora ibyo bintu. Imana ishimwe. Imana irangije ngo ibakoramwo akantu, ikintu cyose cy'imfura, yaba umwana yaba ihene, ikintu cyose cy'imfura kirapfa muri Egiputa. Ubundi Farawo arangije arabarekura, nuko bavuye i Gosheni. Imana ibibaremeye Pasika, nejejwe nuko turi ku igaburo cyangwa se kunyuraho ukarokora. Baraza bambuka inyanja itukura, bambukira ahantu hatagira inzira. Nigeze njya kubwiriza ahantu harimo umuntu umaze imyaka 3 yararangije kwiga kaminuza atagira akazi. Nibereye ku ruhimbi, Imana irambwira ngo mubwire ngo ajya areba diplome ye, ngo akabaza Imana ngo icyatumye yimuha. Hari abantu bajya bareba diplome batunze kubera ubushomeri bafite, bakabwira Imana ngo ubu yureka nkajya gucuruza cyangwa guhinga mba maze kubigiramo uburambe. Ariko umuririmbyi yararirimbye ngo dufite Imana itabara abayo. Haleluya. Ngo iyo dusenze iratwumva. Ngo n'abari bagiye kwiyahura ikabagarura, kubera ko iyo dusenze igira gute? Itwumva. Ahantu hataba inzira, iyo twiringiye Imana tugasenga Imana igihaca inzira. Imana ishimwe. Ndumva mfashijwe. Irabazana ibageza ku nyanja itukura nta nzira, ngo bambukira ahantu hatagaragara inzira, kubera ko Imana yari yishimiye ko bayumviye gusa. Imana yitegereje Mose, ngo ibona Mose afite guhozaho mu kuyumvira. Icyampa uyu munsi kuri mo cyangwa ugu tukagira guhozaho. Ibonye Mose afite guhozaho mu kuyumvira, ngo aramubwira ngo narambike inkoni. Arambura ukuboko hejuru y'inyanja. Imana irangije ibonye Mose ayumviye, ngo irahumeka gusa. Umwuka wo mu mazuru ngo uraza ujya mu muhengeri muri nyina w'inyanja, ngo haravura, isaturamwe inyanja kabiri. Ngewe ntarajya kwiga teoloji, nari narize civil engineering. Urukuta rumwe hita urwubakira mirido sutenoma, hano dukomera Imana amashyi. Urundi rukuta narwo irwubakira mirido sutenoma hano. Irangije ikora pavoma, ikora umuhanda wumutse. Abisiraheli bambukira humutse kubera ijambo ry'Uwiteka. Imana ishimwe. Ibatungira mu butayu, turimo turihuta. Umuntu wagiye mu butayu yambaye ikanzu yakura nayo igakura. Nimuvuge ngo iyo ni imirimo y'Imana. Imana ifite uburyo wirebera mu kadirishya kamwe ngo wumve ko ariho Imana izanyura. Kura amaso ku bantu, wongere wibuke icyo Imana yavuganye nawe. Ibakura mu butayu, twihute, ibageza mu gihugu cy'isezerano. Yosuwa arataha, aravuga ngo nubwo nshaje nkaba mpfuye. Abasaza bari muri iri teraniro mutere haleluya. Yosuwa yaravuze ngo nubwo nshaje nkaba ngiye gutaha.
aravuga ngo njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ngo Dawidi akora ibintu bitatu byatumye Imana imwishimira. Iyo tunejeje Imana tukayikora ku mutima, igiduha umugisha, ikawuha abagore bacu cyangwa abagabo bacu, ikawuha abana bacu n'ubuvivi n'abuzukuru twaba twaranatashye, abana bacu bakajya barya ku mugati witwa umugisha Imana yaduhaye kubera guhozaho mu gusenga. Dukomere Imana amashyi. Dawidi ngo yakoze ibintu binezeza Imana. Ikintu cya mbere yari afite kwari uguhozaho mu kubaha Imana no kwihana agaca bugufi. Imana iramuvivura iravuga ngo wowe Dawidi ufite guhozaho mu kwihana no guca bugufi imbere yanjye, kandi ari umwami ukomeye. Bibiliya itubwira ko atatinyaga no kwihana imbere y'abagaragu n'abahanuzi. Wa muhanuzi Imana ikoherereza ukajya umureba ukabona ari umuturage ukamusuzugura. Dawidi yacaga bugufi ngo akanihanira imbere ye, imbere ya Natani. Haleluya. Mbese turi kumwe. Icya kabiri, Dawidi yari azi gushimira Imana atitaye ku kintu na kimwe. Hari igihe uzaza hano imbere usaba umwanya wo gushima, n'uwusaba abantu baze kuguhugura mutashye, ngo ariko wagiye wiyubaha ngo igitenge cyiza Imana yaguhaye, urugo rwiza Imana yakubakiye, ukajya imbere kuvuga ko wari urwaye amavunja. Imana inezezwa n'abantu bayishimira. Icya gatatu, yari afite guhozaho mu kwibuka aho Imana yamukuye no kubitoza abantu. Imana iramwishimira, irangije iravuga ngo urubyaro rwe ruzamukurikira ruzagira umugisha. Iryo sezerano riba rirabonetse. Haleluya. Amaze kuyubaka arangwa, nyuma y'uko yari asenze Imana ku kanunga karuta utundi, Imana ikamuha ubwenge, ariko yaje kubura guhozaho mu gukomeza kugisha Imana inama. Ahubwo amaze kubaka inzu y'Uwiteka, Bibiliya itubwira ko yubatse inzu y'Uwiteka akoresheje imbaraga nyinshi mu baturage, hajyaho imisoro, ariko kandi yari asimbuye umujenerali w'umurwanyi. Ajya ku kanunga karusha utundi, arasenga asaba Imana ubwenge, Imana imuha ubwenge. Ariko Imana ishaka ko uhozaho mu kuyisaba. Usabye ubwenge, Imana irabuguhaye, wize kaminuza, ugize za PhD, ubaye umuyobozi ukomeye. Imana ishaka ko ukomeza no kuyigisha inama ku nama uzakora ejo. Uwiteka, ejo nzayobora inama, ukabanza ugasenga, ukagisha inama ku Mana. Haleluya. Haraho rero yageze, Imana yamuhaye ubwenge, ni byiza, ni umusore mwiza amandukanye. Hanyuma rero Salomo kongera kugisha inama ku Uwiteka arabigabanya, ahubwo atangira gutekereza. Aravuga ngo nsimbuye data w'umujenerali, yarwanyije ibihugu byinshi bigiye binkikije, kandi ngewe sindi umurwanyi, muri neca yanjye sindi umujenerali, nzategeka gute iki gihugu mpanganye n'ibi bihugu? Aratangira akagenda ajya mu bihugu bimukikije, agenda akurayo abagore. Yaragize strategy nziza, kuko kwa sobukwe ntabwo bagutera. Ariko Imana ishaka ko icyo dutekereje cyose tugira guhozaho mu gusenga, tukagira guhozaho mu kuyigisha inama. Tugira abantu akaza agakora umushinga nta kubaza Imana, noneho yabona umushinga uhombye akabona kujya kubaza Imana. Ngo Uwiteka we, ngo nafashe amafaranga muri banki ngo ndengera. Turashimira Imana ko muri iki gihe yatugiriye ubuntu n'abantu bakora ibintu batayigishije inama ikabijya batabara. Imana ishimwe. Twihuta, ndabona dusigaje iminota mike tugasenga. Ibi byagize ingaruka kuri Salomo. Abagore yagiye azana bo mu yandi mahanga, bagendaga bazana n'ibigirwamana by'iwabo. Salomo atangira kugaragara nabi mu maso y'Uwiteka. Ya misoro yashyizeho no gukoresha abaturage imirimo ikabije, havuka amacakubiri. Imana iravuga ngo ubu bwami ntabwo buzaguma. Imana yari igiye guhita imwaka ingoma ako kanya. Yibuka rya jambo nakwigishije rya Dawidi wanejeje Imana mu bintu bitatu, ikavuga ngo nguhaye umugisha no ku rubyaro rwawe. Imana iravuga ngo sinkwatse ingoma kubera so Dawidi wanejeje, ariko ingoma yawe izacikamo ibice bibiri. Amaze kuva ku ngoma, turihuta, yasizeho Rehobowamu. Ku ngoma ya Rehobowamu rero, Rehobowamu agezeho, twihuta, nibwo ubwami bwacitsemo kabiri, havuka Isiraheli n'Ibuyuda. Isiraheli umurwa mukuru wa Samariya, Ibuyuda umurwa mukuru wa Yerusalemu. Ubwami bumaze gucikamo, haza kuza umwami rero witwa Asa ayobora Ibuyuda asimbuye Rehobowamu. Imiryango 10 yagiye mu majyaruguru, ariho twavuze ubwami bwa Isiraheli. Imiryango 2 isigaye ijya mu majyepfo, ariho hari kapitali ya Yerusalemu. Aho ngaho rero niho Asa
yavukiye kuri Abiya. Abiya wabyawe na Salomo ayobora ubwo bwami bumeze gutyo bw'Ubuyuda. Haleluya. Ageze ku ngoma Asa, uyu Asa yageze ku ngoma atangira ku mwaka wa mbere yubaha Uwiteka, ngo akura ubutinganyi mu gihugu, akura ibigirwamana mu gihugu, akiranukira Uwiteka. Hari nyirakuru witwa Maka, niko twasomye muri Bibiliya, ngo wari ufite ikigirwamana. Asa ari n'umugabekazi ku buryo bamwitaga nk'aho ari nyina wa Asa, ari umuntu ukomeye. Arangije ngo amukura ku ngoma, ikigirwamana cye aragitemagura, agitwikira ku kagezi kitwa Kedironi, niko Bibiliya itubwira. Imana ngo aho iri mu ijuru iranezerwa, iravuga ngo nongeye kubona umuntu umeze nka Dawidi unejeje umutima wanjye. Asa arayobora, ageze ku mwaka wa 35. Mbere muri iyi myaka, kuva ku mwaka wa mbere kugera ku mwaka wa 35, hari ibintu Asa yakoze binezeza Uwiteka. Ikintu cya mbere kwari ugukura ibyaha mu gihugu, agakuraho ubutinganyi n'ibigirwamana, twabibonye. Ikintu cya kabiri kwari ugukuraho umuyobozi kandi yitwa nyina utubaha Uwiteka, ufite ikigirwamana akamwubikira imbehe, ikigirwamana akagitwika. Mwene data uri muri iri teraniro, Imana iri kuvugana nawe ngo ntugashyigikire ibyaha. Umuntu uri kukubwira ko akomeye ushaka kuguha akazi ngo ujye gusambana, muhakanire. Haleluya. Ntugapfukamire ibyaha mwene data. Amaze kugitwika rero, ikindi kintu yakoze ku buyobozi bwe kikanezeza Imana, Abanya-Etiyopiya n'Abarubimu baramuteye. Imana ishimwe. Bamaze guhinduka ubusa, ngo Imana imwoherereza n'umuhanuzi witwa Zariya mwene Obedi, ngo aramubwira ngo Uwiteka Imana aragushimiye kuko wagize urugamba ukamwiragiza. Muri iki gitondo Imana iduhe kujya twiragiza Uwiteka mu ntambara zacu. Imana iduhe kujya twiragiza Uwiteka mu bibazo tugira. Ku mwaka rero, guhera ku mwaka wa 35, Bibiliya itubwira ko Asa yananiwe guhozaho kugisha inama ku Uwiteka. Arangije, mwene data uri muri iri teraniro uri kutwumva, iyo wibagiwe Uwiteka, Uwiteka kubera urukundo adukunda ajya akora ibintu byo kukwibutsa ko ari we mwavuganaga, ko ari we mwakoranaga. Hari abantu bajya bibagirwa Uwiteka, ugahera muri business uri gucuruza, ugahera mu bushomeri bwawe kuko nabwo hari igihe bujya buza, ugahera mu kazi Imana yaguhaye, ugahera mu rugo rwawe rwiza, ukajya wirirwa ureba umugore wawe mwiza cyangwa umugabo wawe, wirirwa usimbiza abana Imana yaguhaye, ukibagirwa aho wahuriraga n'Imana. Ugahera mu budiyakoni Imana yaguhaye yaravuganye nawe, ugahera mu bushumba n'uburirimbyi bwa korari n'ibindi bitandukanye, Imana iyo igushatse ikakubura, itangira gukora ibintu bikwibutsa ko ari yo yari yaravuganye nawe. Imana ifite malariya, Imana ifite ibicurane, ukajya kwa muganga ukagura imiti ntibikire, n'iminsi bikirira tuyizi. Imana ifite igihombo, Imana ifite ibintu bitandukanye. Muracyari kunyumva cyangwa mvuye mu bisubizo murarakaye? Hanyuma rero nawe hari umwami wa Isirayeli witwaga Basha, yahise atera afunga i Rama, amarembo yinjira mu gihugu cy'ubwami bw'Ubuyuda arayafunga. Iyo Imana ikoze icyo ngicyo ku muntu uzi ubwenge, aba ari umwanya wo kongera ugapfukama ukavuga uti Uwiteka we, nari maze iminsi ndangariye muri kaminuza. Hari abantu Imana yahaye kujya kwiga muri segonderi gusenga, barabirambika, bashyiraho za moderi, bararyoha, bakajya birirwa bamodera. Iyo utinze kugaruka, Imana ishaka akantu ko kugukangura. Imana imukanguye, iyo Imana idukangura ibigira ngo irebe ko tukibuka aho twahuriraga nayo. Haleluya. Iyo Imana igukanguye ibigira ngo irebe ko wibwiriza nk'umwana mwiza ukagaruka. Arangije aho kwibwiriza ajya muri kese ngo y'igihugu, atangira kubara ubutunzi, amadolari, amafaranga arahari. Hari abantu ubu ngubu baheruka ishimwe ry'uko Imana yabahaye inzu, nta gushima Imana, nta kwihana, nta guca bugufi, aratura umubi, dufite amafaranga, twatewe i Rama, ariko nous avons dolari ja. Abahamagaye Beni Hadad umwami w'i Siriya, amuha amafaranga yo mu butunzi bw'isanduku y'igihugu no mu nzu y'Imana, aramubwira ngo umwami Basha ngo yanteye, ngo ndagira ngo ufate abasirikare ujye kumundwanyiriza. Bene data turacyari kumwe, muhe Imana icyubahiro ndebe ko muhari. Imana iri mu ijuru ibabazwa nuko Asa wagendanaga n'Imana ananiwe guhozaho ngo yongere kwiyambaza ku kibazo agize,
ahubwo akaba agiye gufata abacanshuro Beni Hadadi n'ingabo ze umwami w'i Siriya ngo amurwanyirize Basha. Irangije imutumaho umuhanuzi Bibiliya yamwise Bamenya witwa Hanani. Muri iri teraniro ibireka mbivuge buhoro ntameze nk'uri gusatura. Imana igikoherereza abahanuzi ukanga kwihana, ukanga guhindukira. Ngo Imana yohereza umuhanuzi Hanani, Bibiliya yise Bamenya, iramubwira ngo genda umwibutse ibihe byiza twagiranye, umwibutse ko najyaga murwanira intambara, ariko kuri iki cyumweru Imana igufashe wumve. Haleluya. Hari igihe Imana yohereza umukozi wayo akaza ari umufiyemere wabyaye umwana atagira icyo kumugaburira, agasanga Imana yaraguhaye 100 kumuhaho 100 bikakunanira, vugira ngo umuhanuzi ubwo aba yaje. Hari igihe Imana ikoherereza imfubyi. Tugira abantu bafite amashimwe yuko Imana yabahaye ibizu bya rutura bigerekeranye, ariko ugashaka umuntu uzashima Imana ko iyo nzu Imana yahaye uwo muntu ukamubura. Habure n'umuntu umwe washima Imana ko yaraye mu iyo nzu yawe ijoro rimwe. Habure n'umuntu umwe washima Imana. Ubu hari abantu bakoze urutonde rw'inshuti bagendana nazo. Ngewe ndi umuhanuzi, Imana yampaye amavuta, ukagenda ukareba abandi bahanuzi bakora nabo mu maministeri akomeye bafite amamodoka, ubundi mukajya gusenga mugaparika za vewiti, ugahera mu kwezi kwa mbere ukagera mu kwa 12. Imana igashaka icyubahiro cyayo mu bintu yaguhaye, ikabona urasenga ariko ikabona wibagiwe abakene. Tuvuge ngo Imana itubabarire. Hanyuma rero ngo arangije, hari n'igihe Imana ikoherereza umuhanuzi mushumba, kakoherereza umuhanuzi. Ubu Imana yaduhamagaye mu buryo butandukanye. Nge ndi umuhanuzi, ariko urabona ko Imana yangiriye neza, ndashobora kubona kositime, ndashobora kubona karuvati, ariko dusohotse amateraniro Imana ikohereje umuhanuzi hariya ku irembo na bodaboda zacitse n'ijipo yashaje cyangwa ipantaro yatobotse, arakubwiye ati ariko Imana iri kubona ibihe wajyaga ugirana nayo, ikamurebera mu kijipo gishaje yambaye, warangiza ugakora mu mufuka ukamuhereza amafaranga, ngo ubwo n'inzara yakuriye mva mu maso, cyangwa ukamwirukana ngo abantu baravangiwe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iyo usuzuguye umuhanuzi uba usuzuguye Uwiteka wagize gute, wamutumye. Arangije aho kugira ngo ace bugufi, ubwo ni warning ya kabiri. Warning ya mbere yaratewe mu gihugu, yanga guhindukira. Warning ya kabiri, Imana yohereza umuhanuzi, yanga guhindukira. Ngiye kukubwira ikintu cya gatatu Imana igikorera umuntu wananiranye. Iyo Imana iguteje akabazo gatoya ukanga kumva ngo wihane, ikakoherereza abakozi bayo ukanga kumva ngo wihane, haba hakurikiyeho kuguteza ibyago. Kandi Imana ni inyembabazi no muri ibyo byago, iyo uhindukira kubabarira. Irangije iravuga ngo ubwo unaniranye, ngo afata wa muhanuzi abaramufunze. Ubu dufite abantu bafunze abahanuzi b'Imana kubera ko nta gereza ufite, ubafunga mu mutima wawe. Bavuga butumwa baravuga ntiwumve. Mumbabarire n'imyigisho z'ibitangaza njya nzigira, ariko iyi ni Imana yaduhaye umunsi kwigaburo. Haleluya. Abavuga butumwa warabafunze muri gereza yitwa umutima wawe, turabwiriza ukanga kumva. Imana iri kugushaka kuri iki cyumweru kugira ngo uze. Amaze kumufunga ngo noneho umutima w'Uwiteka uri mu ijuru ugira akababaro n'uburakari bwinshi, Imana iravuga ngo ngiye kukuruka, imuteza ngo indwara ihera mu birenge. Indwara iramukomerera, Imana imukomereye, indwara imukomereye. Imana yari yavuze ngo ubwo indwara igukomereye birashoboka noneho ko waca bugufi ugapfuka mukihana, nkagukiza indwara, nkakubabarira, tukongera tukagendana, nkaguhakurama ukayobora igihugu igihe kinini. Arangije twasomye muri Bibiliya, n'ibitabo byanjye ndabifunze, tugiye gusenga. Twasomye muri Bibiliya ngo iyo ndwara imufashe, Asa ajya gushaka abavuzi. Hari abantu bavuga kwera bakaba mu rusengero ariko bagahakana imbaraga zako. Hari abantu batakigira kwizera. Hari abantu biringiye imbaraga z'abapfumu, biringira abakonikoni. Hari abantu biringiye imbaraga zabo, bumva ko amafaranga yabo ashoboye, ariko muri iki gitondo Imana iri kuvugana nawe ngo wongere ugaruke. Arangije Imana iramuheha, iramukubura, arapfa. Apfa ku mwaka wa 41. Nuko urugendo rwa Asa rwarangiye. Tuvuge ngo Imana itubabarire. Ngo bamushyira ngo mu bintu bihumura ariko ari intumbi. Ibintu byose watunga, V8 watunga, uri intumbi mu mutima, mvugira ngo ntacyo bimaze. Amafaranga wagira uri intumbi, ngo bamushyize ngo umurambo we ngo mu bihumura, ngo mumva yari yarifukuriye. Kutumvira Imana no kudahozaho mu gusenga ni ukwifukurira imva. Kudakorera Imana no kutizera Imana mugendana ni ukwifukurira imva.
aho wagenda hose waba wicaye hose rero udakiranukira Imana ngo mugendane ntacyo bimaze. Tugiye gusenga Imana. Zaburi yatubwiye ngo ikintu twakora nuko twababera turi mu isi, kuko abera bo mu isi nizo mfura Uwiteka Imana yishimira. Ntabwo ari abera bamaze kugera mu ijuru, ni abera bakiri mu isi. Kandi twasomye ngo ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Asa aba arapfuye, Serikeye nziza ndagira ngo ubwire ko nta kimaze. Umuntu iyo yapfuye aba yapfuye, ahubwo igifite agaciro ni ugukiranukira Imana. Wazanataha ugataha ukiranuka. Tugiye gusenga Imana. Imana irashaka ko duhozaho mu gukiranuka. Haleluya. Imana irashaka ko duhozaho mu gusenga. Turashaka gusengera umuntu waba uri muri iri teraniro yumva ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, akagira guhozaho mu kugendana n'Imana, Imana ikamugirira neza. Umuntu uri muri iri teraniro akumva ashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, urarambura ikiganza aho wicaye nk'uku nanjye nkirambuye, tugufashe gusenga Imana. Zamura ikiganza umuntu uri mu iteraniro ushaka kwakira Yesu. Tubonye umuntu umwe, dukomere Imana amashyi, ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we. Tubonye babiri, dukomere Imana amashyi. Yazamuye undi. Tubonye batatu, dukomere Imana amashyi. Reka turari ku mushumba aze adufashe gusengera aba bantu bashaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Niturangiza natwe turisengera kugira ngo ahantu twananiwe guhozaho. Imana iherutse kumbwira hari ahantu njya gusengera. Imana intumaho umuhanuzi arampanurira ijambo rimwe gusa, aturutse Rurindo aje i Kigali. Nari nzi ko azanye nk'igitabo cy'amakuru, ngo mukozi w'Imana. Nditaba ngo karame, ngo ibintu wamenyereje ngo waramenyereje, none nanjye naramenyereye. Arangije arigendera. Bitamenya ko ikintu gitumye Imana inkunze, ikintu gitumye Imana indinze, ikaba iri kunzengurutsa igihugu gutya, ikaba yarampaye akazi, nuko hari ibintu mfite nkora mu gitondo, nkora saa sita, nkora ku mugoroba, none bikaba byarayinejeje. Turaza kwisengera tubwire Imana ko twananiwe guhozaho mu kuyisenga, ariko mushumba nabanza asengera aba bantu. Nyagasani Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo, turagushimiye cyane muri iki gitondo. Oh Mana, 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 ngiyo twamaje ubutumwa bwiza niyo nyungu yacu y'ukuri. Turagushimiye cyane ku butumwa bwiza twakiriye umunsi. Oh Mana, ijambo ryawe n'umuhigi, ijambo ryawe n'indorerwamo, ijambo ryawe twakiriye umuhanuzi watwohereje, twakiriye ubutumwa yatubwiye. Oh Mana, abakobwa bawe n'umuhungu wawe baje imbere yawe, baciye bugufi cyane, baciye bugufi kubera yuko ijambo ryawe ryababereye indorerwamo. Basanga bakwiye kwakira umwami Yesu mu bugingo bwabo, kugira ngo amateka yabo ahinduke. Mwami Yesu Kristo, turasenze muri iki gitondo, tubarambureho ibiganza, tubasabiye Imana mu izina rya Yesu, uko waduhaye ubwo butware n'ubushobozi, ngibyo tuzaboha mu isi bizabiboshye, ibyo tuzabohora bizabibohowe. Tubasabiye imbabazi ku Mana, tubasabiye ngo Imana ibakire mu biganza byayo byagutse cyane. Amaraso ya Yesu Kristo nabagaragareho, maze imbabazi z'Imana zibagaragareho. Imana ibakire mu izina rya Yesu Kristo. Tubarambuye ibiganza ngo ubwiza bw'Imana bubonekere, umucyo w'Uwiteka ubarasire. Maze Mwami, ubwo baciye bugufi, ubwo baciye bugufi bagapfukama, reka ubakire mu bugingo buhoraho. Turabasenge ngo bakire mu bugingo buhoraho, bababarira ibyaha, uboze Mwami nk'urubura, uboze Mwami ebere nka sheregi, uboze Mwami. Barakeneye kwera. Guhera uyu munsi dukeneye ko Mwami, turasenze ngo ubaremere amateka mashya, babibyaremwe bishya, nk'uko ijambo ryawe ritubwira ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya, ngo ibya kera ntiyabikibukwa. Ndabasengeye kugira ngo amateka yabo guhera uyu munsi ahinduke. Amateka yabo nahinduke, amateka yabo nahinduke, maze bakire imbabazi z'Imana. Turabasengeye ngo bakire imbabazi z'Imana, turabasengeye ngo bakire imbabazi z'Imana. Ubwiza bw'Imana bubonekere imitima yabo, kandi babe abayoboke ubwami bw'Imana. Nuko turagushimiye cyane ko bakiriye. Turagushimiye Mwami ko wongeye kubambika umwambaro mushya wera, ko bambuye imyambaro y'ubucocero, imyambaro yari yanduye, ko bambitse imyambaro yera.
nushimwe nushimwe. Muri uyu mwanya turongeye tuguhaye icyubahiro, tugukomeye amashyi kubw'uyu murimo mwiza ukoze hagati y'iri teraniro, kandi tukaba tugabanye umunyago imbere y'Imana. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. So byose tugize mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Turagira ngo twirwaneho. Aho uri muri korari hari ijambo ry'Imana wumvise, aho uri mu bakristo hari ijambo ry'Imana wumvise, nubwo wabatijwe hari ijambo ry'Imana wumvise. Hari aho wananiwe guhozaho mu kwizera, none Satani yarakubannye, uhera mu bushomeri, uhera mu burwayi, ibintu bitandukanye. Hari aho ijambo ry'Imana ryagucoce, Imana yaguhaye akazi unanirwa guca bugufi, uhinduka asa, washyize amafaranga imbere, ntiwubaha abakugana, ntucyumvira Imana. Hari aho ijambo ry'Imana wumvise rigukoraho, urahaguruka dusenge, twongere dusabe undi mushumba nawe uhari adufashe gusenga. Nindangiza ndaza gusenga isengesho rigufi, mbwira Imana ngo icyifuzo wazanye mu nzu y'Imana icyumve. Uwiteka Mana yacu igira neza, twongeye guca bugufi munsi y'umusaraba. Hariya niho tuzadukirizwa, niho tuzaduhererwa imbaraga nawe. Abana bawe barahagaze, abashumba bawe n'abashumbakazi, abibonye mu intege nkeya, abagukeneye ngo wongere ubahembure, ngo wongere ubibuke muri biriya bibazo. Mwami Yesu bagirire neza. Turagushima kubw'ijambo ryawe riduhwetuye. Ureke tuguhanga amaso tumenye imbaraga zawe n'ubushobozi bwawe. Mwami Yesu, ijambo ryawe riratubwiye ngo nitukwegere duhozeho. Turaje ko turakwinginga Yesu Mwami, ngo tugirire imbabazi muri uru rugendo rukomeye, mu rugendo ruruhije. Ureke tuguhanga amaso, nawe uzutubera ibisubizo mu bibazo byacu byose. Urakoze Mana kuko uhembuye abantu, urakoze Mana kuko utugiriye neza, natwe duciye bugufi kugira ngo ushirwe hejuru. Turagushimiye kuko ubyumvise kandi ukabikora mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, amen. Ndagira ngo nsengere umuntu umaranye ubushomeri igihe kinini, wifuza ko Imana imutabara. Ngewe nabaye Kagitumba, mpembwa amafaranga 20,000 mba mu nzu imeze gutya. Munsi y'igitanda ariho nshyira amasafuriya n'ibindi bintu bitandukanye, imbere hari akameza nguramwe ipantaro nigisha abantu. Uyu munsi ubu tuvugana Imana yampaye, Imana irashoboye, Imana ifite imbaraga. Uwiteka Mana Nyir'ingabo, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera. Nsengeye mwene data ukeneye akazi yaje mu iri teraniro, ndamusabira akazi mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye mwene data mushiki wacu muri iri teraniro arwaye, agize kwizera kuri Imana ikiza, usabiye gukira mu izina rya Yesu Kristo. Nsengeye abana babonye amanota make bakeneye amanota, ndabasengeye. Ndasengera imanza zitandukanye, umuntu ufite urubanza rwananiranye ndamusengeye. Ndasengera abantu wahaye amasezerano atandukanye, ukababwira ko uzabagirira neza, ukabatuza mu migi, ukabakiza inzara. Uri Imana ikiza inzara. Abo wasezeranije umwuka wera, umwuka wera ukora ibitangaza. Uri Imana igihindura amateka. Turasenze kugira ngo wibuke ibyo wavuganye natwe. Dusengeye umushumba w'aha hantu, tumusabiye umugisha. Dusengeye inama nyobozi n'abashumba batandukanye. Dusengeye umurimo wawe mu makorari aha hantu. Turatura ububyutse mu izina rya Yesu. Dukubise hasi imbaraga zitavuga Imana, ibyafashe imigisha yacu tubikubise hasi. Abantu nibabyare, abantu nibashake, umwuka turakubita hasi imbaraga z'abakonikoni n'imyuka mibi. Abantu nibazamuke mu kazi babone promosiyo, abafite ubushomeri nibatabarwe nijoro. Turagushimiye ko wumvishe gusenga kwacu, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Niba mwemera yuko Imana tweje umuhanuzi muvuge ngo amen. Haleluya.